Happy birthday to you! Wow! Murabona ko afashe umukunzi we cyangwa umufasha we mu yandi magambo ndagira ngo batwereke bacane buje za keke maze anamufashe kugira ngo bayikate. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday to you, Eva. Isabukuru nziza Evangeliste. Aha. Have you make a wish? Make a wish. One, two, three, four, five. Amashi mukoma amashi rwose mwishime kuri uyu munsi mwiza. Isabukuru nziza. Make a wish. Make a wish. Urishimye? 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 Make a wish. Ukeneye imigabo n'imigambi. Aradusuhuje. Nabyumvisha ariko se nakubye mu masikana. Aha. Komera Imana amashyi. Reka namwe mufate ibyicaro byanyu mwicare nta kibazo.
murakoze cyane abantu muri aha ngaha mwese bino bamwe ya evangeliste nkanjye mbona mpagaze imbere yanyu mu gihe musi cyangwa umusangiza w'amagambo akazi nk'aka ngaka dukora ni akazi akenshi na kenshi ibintu byinshi tuvuga bikunda kuba birimo ibinyoma byinshi. Niyo mpamvu rero abantu tugakora akenshi na kenshi ntabwo tuba tubana n'ababyeyi bacu cyane kubera ko ntabwo waba ubana n'ababyeyi bagutoza uburere bwiza ngo ugire ibintu by'ibinyoma byinshi. Rero twifuza kugira ngo uyu munsi wa none buri wese uri aha ngaha yishime kandi anezerwe kandi buri wese agira ijambo agomba kubwira evangeliste kuri uyu munsi. Rero ndagira ngo dukomeze mu mwanya mwiza w'amafoto kuri uyu munsi wo kwifotoza kugira ngo bari bwifotoreze hariya, kandi nsaba kugira ngo umuntu wese wateguye impano ayitegure kugira ngo aze gufata agafoto anifotoza, ubundi izindi gahunda zikomeze. Reka nsabe rero evangeliste na Haleluya ariwe mufasha we babanze begere hariya kugira ngo bafate amafoto mu buryo bwose bushoboka kandi bisanzure, n'abandi twese tuze guhita dukomeza. Murakoze cyane. Mwishima ariko munezerwe nta kibazo. Murabyemerewe gufotora. Abo nari nabujije gupostinga n'ubu murabyemerewe. Nawe uca bugufi. Nawe asa n'uca bugufi. Ni umunsi w'ubukwe. Aha, ako ngaho karaba ari sawa rwose. Ushaka umuterure nta kibazo.
Samu, kudaseka Samu. Samu, Samu kuwa rapeta. Samu. Madam Tamba, Muka Tamba. Tamba we. Tamba we. bagiye kumubaza tayari binjiye kabisa. Kakorora. tumubaza tumaze kubona Nshaka ko twese dufata ifoto kandi duhagaze hano kugira ngo umwanya w'amafoto tugere kuwusoza. Rero bashiki bacu bataravayo twese twabasaba kugira ngo nigire ibyo dufashe ifoto. Ko mutaza akaboko.
abantu bose bajya bavuka muri uyu umwana uvuka abantu bakarya inyama nanjye turi kumushinga igikoma Mwihereze icyubahiro yego mwihereze icyubahiro nyamuna aha rero ntekereza ibintu byinshi byo kuvuga ariko si ngombwa kubera kuko aba ni abana icyo nkora ndabaturira niyo mpamvu nakunze kwimira imana kubera uyu munsi namwe mwese muranga kandi nuvuga ngo imana turahumeka ngo bavuze niko nikoresha cyane kuko mfite abana sinuko nubatse n'izina ikindi kintu ngira ngo noneho mwumve neza abana baba basakuza batanze ibintu papa mfite abana bato hejejwe n'imana kuba muri uyu mwanya n'abantu tubonanye twari tumaze igihe kinini bivuga ngo ikintu wagipanze tuzavugana neza hari abantu ntayashyize nk'umwaka tutabona babonye gusa ko ugeze aha ngaha nk'umusaza ntihangane ntabwo ntabwo ariko nyine ngeze aha rero abantu bandenganya n'abanzi bazi ko byari byanze nibuka ntabwo ntagira ariko gusa turanezerewe kuba muri uyu mwanya harimo abo tutaherukanaga abo tutaziranye ariko tumenyanye kenshi turaziranye nuko abantu mwirengagiza ariko nitubura mu muhanda ntusuhuze uzaba ukoze n'icyaha mu ijuru bazacyana cyane ko igihe ushobora kusuhuza kugira ngo umwana ibone siko bimeze se imana ikuvugisha mwinshi uzi uko avuze udashuje umusaza wasubiza mwamumereye amushyize abantu benshi tugakugirana ibibazo hari igihe usanga ntusaze vuba ngo ushireyo ariko burya mure twirare imana kuko baba bakwiye mw'umwana ese n'iminota nk'itanu ngo yinjire none si wo komeza wabwira ngo muwaso ibintu bimwe na bimwe
ubuntu bw'Imana rero ubu amahanga n'abasoda hano n'umwe wese ndababo rero impamvu nezerewe kandi ibyo byose tubikesha aba bana naho ndabasabye nkazarwe bivuga ngo atari aba bana ntabwo tuba turi aha ngaha siko bimeze ikindi ngo umuvandimwe ikindagira mu gitego yaravuze ngo umuvandimwe ahubwo ni umuntu wese wemera atitaye ku ngaruka bizagira kandi aha reka tukwakire nawe igihe cyo kwirwanya murakoze nanjye murambabarira kubera ko natinze kuri gahunda ntabwo nabimenye uyu munsi nari ntabimenyize ariko nkiri magesi eva murambabarira wenda ushobora kuba tukagira ngo wenda hari ukuzuzanya wenda nta gaciro kenshi nataye ariko ni ukuri nagize magesi ikindi nababwira nabwira ngo eva hafi bwafite turagukunda ariko turagushimiye kugeza kure ugeze kandi imana ikomeze kuyoborera arakoze cyane arashobotse imyaka myinshi uriya mugabo yabivuze ni abantu benshi bamaze bakukanye gukura cyane ndetse n'igiciro gifite n'umufasha ibintu by'ugushima imana igihe gishima imana nanjye ni mu bantu bagize gaturuka muri aba bantu mu maso yanyu no mu maso y'umutware wa haleluya ishimira haleluya wasigaye mu gihe ni abadamu bake babitekereza yamaze kubivuga kuko kugeza nanjye hari igihe ngiye babimukorera umudamu wanjye yabivuze by'umwihariko none haleluya yongeye kunyibutsa umunezero w'igihugu ngo evangeliste ntabwo yabasha kubibabwira none agasobanura ariko arabwira agaciro cyane nageze hariya mu muryango yaza wati numva neza ndatunguwe ku rwego rwo hejuru ariko nabikekaga sebwe nabikekaga waketse ibiki
madame ejo bundi yarampamagaye arambwira ariko hano hari abantu bari kumpakana ngo umuntu wavutse ku 92 waba afite imyaka ingana yazanye se koko ayoboye imyaka yanjye mpita numva yuko nyine harimo kata noneho ndabanga kata ikindi cya kabiri yarambajije hari ingofero dukoresha mu bintu twize ingofero ziba zihagaze n'ukuntu ziba zanditseho nyine n'amazina yacu yarambaje hari keke numvaga nzakoresha ninkora graduation arambwira ngo iyo foto mbibahe ntabwo ako kantu nkanoti noneho mu gitondo nimugoroba ukuntu ntabwo twari tumeranye neza yatashe nijoro yatashe saa 4 twari tugiye guserera noneho aza ari kumwe na Emma na Tifani bya Emma n'umushiki wanjye baba baravugana noneho baza saa 4 namwe mubyumve umugore wawe niyo ataba ari umugore wawe n'undi muntu mubana kuva saa 4 mu rugo numva ko bidasanzwe naye ngiye kumukocoka noneho mbona azanye na ba Emma aba bantu bite byabo bitanekereza yuko ari ariko yampamagaye biva yampamagaye nka saa 2 gutyo arambwira ati rero ndi kumwe na Bahema niba ukiri ku kazi uze kuncaho bitahana noneho njyewe numva nta mpamvu yo kuba yaba atari mu rugo saa 2 ubwo nditahira njya mu rugo numva ntangiye kurakara Madame yitegereza mbona muzi arimo mbona ntiyitaye ku mubabaro ufite mbona na madamu ntabwo bagize bwinshi kandi yari yakagombye kugira ubwoba akikanga uko yari yakosheje tujya kuryama numva nanansabye imbabazi rero kino ni ikigeragezo reka mbyihorere kuko ndakijijwe ariko ubutaha buriya ntabwo bizakora ni gutyo natekereje bishyira aho ngaho ariko noneho akaba yarambwiye yuko uyu munsi arantwara uti noneho nimugoroba tumanze turwane igitondo kijyaho numva nabyo ni ikibazo rero bino bintu reka mbyihorere byisonyiwe bivaho ndabireka kandi numva ni safe mu mutima ni ikintu kibi ntimugatahize umuntu uwo ari we wese yakurakarira rwose ariko urumva yuko bari bari muri iyi mitego ntazi ubwo ndaza nyine ngeze hano cyoza nabonye mama Jay yaza mama Jay ari gukora iki hano ko nzi ko aya masaha yakagombye kuba ari mu kazi cyangwa iwe mama Jay ko atajya arya muri resitora ari gukora iki hano ubwo twageze hano ndavuga ati nyamara nshobora kuba ndi kubake noneho mpita ninjiye bambakuye nuko biba biracanze ariko nanezerewe cyane kose kashize agura umuntu noneho ikintu navugaho cyo nezerewe Imana mu mutima wanjye kuko najyaga nkunda kugira ishyari ryiza bwa mbere nabonye umunsi mukuru papa wanjye mutoya nawe yakoreye anniversaire umudamu we yari i Kigali abantu bita Karuma nari ndi mutoya nigaga senior 3 nari ndi mutoya nari mfite imyaka 10 ariko ndabashimiye mwakoze kuza mwakoze kumva ijwi ryanjye bameze kubahamagara ntabwo byoroshye uyu munsi wa munsi wo gukora ariko pe
ntabwo byatwaye igihe kinini bahamagaye rimwe ntabwo byashize iminsi hafi iminsi ibiri abandi iminsi itatu ntabwo nanjye nari mbifite muri purani cyane ntabwo nari mbifite muri purani cyane gusa nanjye nishimye twose inshuti zanjye reka zihamagare ibyo dufatanye kuri muri rusange mwese ndabashimiye ndashimiye dati uyu ni iwacu ku cyaro ndamushimiye aba ari ahandi hatandukanye ariko yakoze n'abo bagabide yaba amahanga n'iwacu ku cyaro protejeri n'umusaza wanjye nubwo se ko ndi bisobanura imwe barokoja nebaza nka mariya nyamukano rwangu hano aca kuri rurimi rutogera kureka kajyana oyo best friend wange no mulala oli atunde wali naye tamanyi Uganda yanti emikwano gye nasookera kumanya ddala nga nakafuka mu Uganda yebeera nange kati nentambula nabo ate nawe banga ndeetaazi nange bajja so mama lya thank you so much tebale okunjagala ndasimira muzehe wacu ndababwiye dati babarokuje umuntu w'umusaza wakoze kuza muzehe ndashimira amarene wanjye avuke nawe azakwiye kajyabu uyu ni marene wanjye abatatuzi bamwe mu isoko iyo ari umubanje afatamo ngewe nawe iyo hari umubanje afatamo ntabwo dutandukanye ni umwaganyo nayanjye mani tifike ndagushimira mukobwa wanjye ayisaka mukagorora sista Sala we barokujya mina mwebebaza mama kapi we barokujya mama Anza we barokujya Adeline we barokujya Big Pro we barokujya kandi musaza wanjye kurikira abarangari kuza Big we barokujya Mayimuramu by the way uyu ni muramu wanjye maze kubona live ikintu gikomeye abandi kuva ku telefone kiri wewe niyo mpamvu bari bagiye kuduha imikoresho twese ariko nta cyadutandukanye nta kizaba abandi baratandukana cyane yemereye mwana mwiza baramakuza ko abantu bakomeye imitwe bakomeza imitwe ntabikomeje tukayapanga nkabona ari kumva cyane so thank you so much ndashimira famiye y'abantu bacu n'abarokujya by the way najesima yizongera kujya babiri nene wajye cyakaranye umutenga muri babiri ntabwo mwagenda kusigara kinengamba Eba bimwe barokujya mwe barotwagara sebani ndi muchamwe simple kama business za kujya kama basi peanza nyo peanza kama je msikianza mpamvu nakwegera kugira sababu ya jeje wakoze basi n'abantu bose nayateguye abantu benshi bari muri mirongo itatu ariko bamwe bagiye bagira ibibazo mwakoze kuza munyeretse umutima nanjye umunsi wose muzamuhigira muzagenera nzaza ikindi ono
Mbago ngangambati amazali gamalungi wasage wengi kulabi watori mukambwe naye niyo mwese ari umunyamahanga ariko ntabwo nikukora aho bari gukomeye kuko nabihanga ibintu bimwe bitarangiye genda kwaye murode yarari mu rugo nagomba kubibwira byakwaye mu maturati gusubira mu rugo yari kwara ibibazo ariko ntabwo twari turi mu nzira umunsi mwiza w'amavuko kura ujye hejuru y'uko washobora Uwiteka guhaza ibyiza guhaza uburanga guhaza ibirenge. Thank you so much. Ate niba mudafite ishyari mwakomye mu majipa